Ni gute ubohoka ibinyoma by'ubuziraherezo byaryamye bigatsikamira ubugingo bwawe ibihe byose? Uvukiye mu binyoma, ukurira mu binyoma, uri mu binyoma. Ni gute rero uva mu binyoma bya satani byaganje bigakwira isi yose? Ese ubundi waba uzi kuri mu buyobe cyangwa ntabyo uzi? Ubaye ubizi ni amahirwe, utabizi shaka ukuri, kuko ukuri kuzakubatura kukwereke inzira ya nyayo ikuvana mu mwijima ikakujyana mu rumuri. Reka turebe rero intego yo gutsinda umwijima n'ibinyoma bya satani ni iyihe? Intego nta yindi ni ukuramira ubugingo bwawe kugira ngo uzagwe ijuru. Iyo niyo ntego rero, nibyo ugomba gukora, ukabikora n'umutima wawe wose ushakisha ukuri kugira ngo uve mu buyobe bukwiriye isi yose bwa satani. Reka turebe rero abantu benshi nta nubwo bazi ko bari mu buyobe. Babizi kubera iki? Kubera urusengero rwakozwe na satani. Abantu biringira bakuba mu rusengero rw'Imana rukwiriye isi yose rwakwije ibinyoma, ku buryo abantu bose baragiye bavukira muri urwo rusengero, bakavukira muri ibyo binyoma, imyaka igahita indi igataha. Kuko muri twe twese ntawe ufite imyaka 200, ntawe ufite imyaka 300, 400, 500. Twese twasanze ibintu uko biri, aho bigenda birushaho kuba bibi. Ariyo mpamvu rero abantu bazi ubwenge bashakisha ukuri bakavuka bundi bushya kugira ngo Imana ibereke inzira za nyayo bagomba gukurikiza. Reka turebe rero ni gute ushobora gutsinda ibinyoma byakwiriye isi yose ukabohoka. Nta kundi rero, ugomba gusoma ijambo ry'Imana umunsi n'amanywa kugira ngo uryandike mu mutima wawe no mu bwenge bwawe, noneho rikwigishe inzira z'Imana, uve mu buyobe, uve ibuzimu uyumwa. Reka turebe satani aza ku isi akayobya isi byagenze bite? Reka dusome Ibyahishuwe 12:9. Cya kiyoka kinini kiracibwa, aricyo cyanzoka ya kera yitwa umwanzi satani. Aricyo cya kiyoka kiyobya abari mu isi yose. Satani ayobya abari mu isi yose, nuko kijugunywa mu isi, abamarika bacyo bajugunywa nacyo. Satani ajugunywe mu isi, wibuke yamanukanye na 1/3 cy'abambari be, aba bamarika baramukurikira, noneho baraganje bakwira mu bantu, bafitemo abakozi. Ni ukuvuga mu bantu ushobora kubona abantu ari abakozi ba satani, wibwira ngo abakozi b'Imana, cyangwa se n'indi migirire n'imigenzo y'abantu ubone ihabanye no kugira kw'Imana. Abo bose baba ari abambari ba satani. Ni ukuvuga rero ngo iyi si satani yarayigaruriye n'abambari be kugira ngo uve ku ngoyi y'ikinyoma cyabo ubohoke. Nuko ugomba kumenya ukuri. Ukuri ntahandi kuri ugushakira mu ijambo ry'Imana. Soma ijambo ry'Imana uryisomera ubwawe, uzabohoka, uzamenya ukuri kuzakubatura. Katurebe rero kuko maze kubivuga, ugomba gushaka ukuri. Shaka ukuri, unyotera ukuri, uvuga uti ibiko bimeze gutya, kandi Imana imbwira ngo ugomba kumera gutya. Namenya gute ukuri? Soma ukuri, umenya amateka, ushakishe hirya no hino. Nzi neza ko umwuka w'Imana azagushoboza ukamenya ukuri uzakubohora. Ukihana, ukatura ibyaha byawe, warangiza nyuma y'ibyo byose kugira ngo utsinde ikinyoma ubohoke uri umuntu mushya, ugomba kwakira agakiza ukavuka bundi bushya muri Kristo. Kristo ariwe rumuri rutsinda umwijima, kuko umwijima ntuzaganza urumuri, urumuri ruzaganza umwijima ibihe byose. Kugira rero ngo ubone urwo rumuri rubonekera muri Kristo honyine, ugomba kuvuka bundi bushya kugira ngo ujye muri Kristo, Kristo nawe muri weho, noneho wuzuye urumuri rutsinda umwijima, rutsinde satani n'ibinyoma ubohoke. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom. This was a good one.